Yesu ashimwe. Twongeye kugira muri wa mwanya mwiza rero aho tugiye kwiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato. Turi mu cyigisho cya 7 kivuga ngo ubwene gihugu bw'ijuru. Twabonye ko rero abene gihugu b'ijuru cyangwa abashaka kuzataha mu ijuru kubera ko twararihawe, twahawe ubwene gihugu bw'ijuru. Twabonye ko ari ahacu kugira ngo tubwakire. Kugira ngo tubwakire twabonye ko tugomba kugira ibintu bijyanze bikunze duhoza ku mutima. Muri make twagombye kugira ibintu bituranga. Ibyo rero bituranga twarabibonye mu ngingo twarangije ejo. Twabonye ko ari iby'ukuri, tubona ko ari byo kubahwa, tubona ibyo gukiranuka, tubona ibiboneye, tubona iby'igikundiro, tubona kandi n'ibishimwa. Uretse ibyo mu mutima gusa, ariko twabonye ko hariho n'ibikorwa. Ibiri mu mutima bigomba kubaho, ariko hakagira n'ibigaragara bivuye mu mutima, birumvikana kubera ko dufite Yesu Kristo muri twebwe. Niwe ntuzatubashe kugira ngo bya bindi nabyo biri inyuma bigaragare neza. Twabonye kandi ko nitumara kugira Yesu Kristo dushoboye gukora bya bindi byose dusabwa, ngo tuzagira amahoro. Amahoro ngo ya Kristo niyo azaturinda, ayo mahoro azaba ari mu mitima yacu. Tugeze rero ku ngingo ivuga ngo imfunguzo zo kunyurwa. Data wera Mana ikiranuka, twongeye kugira muri wa mwanya mwiza mu kwiga ibyanditswe byera. Gaho Data abana natwe. Paulo atugira inama ko tugomba kunyurwa, tukareka kwiganyira amatsiko yacu tukahanga kuri Kristo. None Data ndakwinginze tubashe kugira ngo turagaze iki cyigisho, tumenye Data mwiza icyo twagombye gukora kugira ngo tunyurwe, kugira ngo twigirire amahoro yo muri Kristo. Ibi kushaka bye ko dushaka mu izina rya Yesu, amen. Twabonye Paulo abwira Abafilipi ko batagomba kwiganyira, ahubwo bagomba ibyo bakennye byose, ibyo baganya byose bagomba kuganyira Uwiteka. Twibuke ko ngo ne tugomba kwikoreza amaganya yacu yose kubera ko yita kuri twebwe. Reka turi amasomo akurikira aratwereka uko Paulo yavuze cyangwa inama yatanze azibwira Abafilipi, ariko kandi natwe zitureba. Inama zirimo urufunguzo rugeza umuntu ku mibereho inyuzwe ndetse inesheje. Kugira ngo ugire imibereho inyuzwe kandi inejeje hakorwa iki? Katurebe izo mfunguzo. Mu Bafilipi 3:10 kugeza kwa 13 ndetse na 19, reka tuhasome. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Oni Paulo yifuza kugira ngo agire gute? Amenye Kristo, amenye imbaraga zo kuzuka kwe, amenye gufatanya nawe mu mibabaro, kandi noneho ase nawe agerageze kugira gute? Gusa nawe, gushushanywa nawe, muri make gushushanywa no gupfa kwe. Tutazi Yesu Kristo, ntitumenye uko yapfuye nuko yazutse, ntitumenye n'imibabaro yababaye, ntitumenye nuko yapfuye ngo twemere tube twarapfanywe nawe, tuzukane nawe, tugere ikirenge muke, byanze bikuze ntacyo twaba twiringiye. Muri make rero uru ni rwo rufunguzo: kumenya Yesu, kumenya imbaraga zo kuzuka kwe, kumenya uko tugomba gufatanya nawe imibabaro ye, ndetse no kujya dushushanywa n'urupfu rwe. Ngo haringire ku muzuko w'abapfuye, si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfate icyo Kristo yamfatiye. Cya gihugu Kristo yamufatiye, Paulo nawe ari kugira ngo arwane kugira nibura ngo azagire gute? Azagifate. Bene Data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Icyatumaga Paulo ashobora kunyurwa muri make, cyangwa urufunguzo rwo kunyurwa rwa Paulo, yashaka kugira ngo agire gute? Yisanishe na Kristo, noneho kandi ngo kibagirwa ibiri inyuma. Twabonye bya bindi by'inyuma byose yiratanaga, yagomba kuba yakwiratana ari mu mubiri. Twabonye uwo yari we mbere ari Sawuli, twabonye ku ntege ubwoko bw'Imana yarabifite kandi ubushobozi. Yari umunyamategeko, yari umuyuda, wari warakibwe ku munsi wa 8, yavuze byinshi. Ariko noneho yaravuze ngo kugira ngo abone ukuntu yinjiramo koko afatane na Kristo, yisanishe nawe mu mibabaro ye,
mu mibereho ye, mu rupfu rwe, we yahisemo kwibagirwa iby'inyuma asingira ibiri imbere. Kubera ko duhora twibuka ibyaha twagize mu minsi yashize, buri gihe twarabyihanye, ariko tugakomeza tukabisubiramo, biba biri gutuma tudatera imbere, tutajya imbere. Rero Paul we ngo yibagirwaga ibyo by'inyuma byose agasingira ibiri imbere. Natwe uwo ni umubare w'ibanga natwe twagombye kugira gukurikiza, tukibagirwa ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere. Igihe ibihe biruhije cyane bishe, twese tugira ibihe birushya rwose. Hari igihe ibihe biruhije biza rwose bikakubera ibihe by'inzara se, ibihe by'uburwayi se, ibihe byo gukomereka, ibihe by'igihombo. Mbese ari igihe ibihe biba bibi cyane rwose, ngo icyo gihe iyo ibihe biruhije byakugezeho, umuntu atangira gutekereza ku bintu koko bifite icyo bimaze, kandi agatinda ku migisha ikunze gufatwa buhoro. Igihe duciye bugufi, igihe ducishijwe bugufi, muri make hari igihe ibintu biruhije cyane bije, hari n'igihe kandi ducishijwe bugufi. Ukaba rwose wari umuntu w'umutegetsi runaka, pose bakayigukuraho ukajya hasi, cyangwa ukisanga udafite n'akazi, cyangwa wenda n'umucuruzi ugahomba. Muri make ni ibintu byinshi cyane. Hari ibihe biruhije biza ku muntu, hari ibihe byo gucishwa bugufi biza ku muntu. None icyo gihe ngo ni igihe twagombye kugira gute? Ni igihe twagombye kongera kwizera. Muri make ibyo bihe twagombye kubizamukiramo, byagombye kutwereka ko nubwo ari ibihe biruhije tugezemo, ariko Yesu Kristo arahari. Hari umupapa wigeze kutwigisha, aratubwira ngo mu bihe ngo by'amage, mu bihe ngo by'ibibazo, mu bihe by'ingorane, mu bihe by'ibyago, uno twagombye gukura amahirwe yo kugira gute, yo guhaguruka noneho tukagira gute, tugakora cyane kurusha ikindi gihe cyose. Rero na hano mu Filipi 4:12 Paul atubwira ngo nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho n'abandi hose nuko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Paul yamaze kuvuga ibintu byose yitondeye. Rero yavuze ukuntu yagira gute, ukuntu byose azi kubibamo, ariko aravuga ati nubwo nashoboye kubibamo bwose, nubwo mbibamo kugeza uyu munsi wa none, ariko ni Kristo ubinshoboza. Uwiteka natwe agira ibintu atubashisha, noneho nabitubashisha ntugera mu bandi, ningera mu bandi tuvuganira iby'Imana, mbaho ubuhamya bw'ibyo nashoboye. Noneho mvuge ngo ariko impamvu nabishoboye ntabwo ari njye yabishoboye, ni Kristo wabinshoboje, we umpa imbaraga. Ahangaha turabyumvikanye. Paulo ntabwo yavugaga ngo nubwo ntacyo nshoboye ariko Kristo wampaye imbaraga nabishobora, ahubwo yaravuga ngo ibyo nshobora gukora, ngo yarazi gucishwa bugufi, ngo yarazi kugira ibisaga, ngo uko yaba ari kose naho yaba ari hose, ngo yigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose. Muri make ibyo byose rero yakoze byose ngo yabishobojwe na Kristo wamuhaga imbaraga. Natwe umunsi wa none Kristo aduha imbaraga nk'izo wahaye Paulo, ariko araziguha kubera ko uzimusabye, kandi twabonye ko tugomba gusaba twizeye, kandi noneho tukanashima, tukizera ko byanze bikunze byo turi gusaba tubihawe, tukanashima, kandi no tukiringira iyo Mana ko ari Imana idahemuka, ko byanze bikunze ibiduha. Nuko rero tuyisabe itubashe gushobora gucishwa bugufi. Twabonye ko gucishwa bugufi ari byo bituma noneho rero Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro, noneho rero kugira ngo dushobore kuba bamwe na bagenzi bacu. Rero ibi byose Paul yagezeho, natwe dusaba Uwiteka abidushoboze, kugira ngo noneho rero mu bihe bikomeye bizajye bitugeraho, kwizera kwacu kujye kurushaho gukura nk'uko ukwa Paulo kwakuraga mu mibabaro no mu mihati iyo arimo abwiriza ubutumwa. Ntigero ngo tuguwe neza, nabwo byanze bikunze twagombye gukomeza kuzirikana ko ibintu bishobora guhinduka. Na Yobu yaraguwe neza, twarabibonye. Yobu yari umukire, Yobu yari umutunzi, Yobu yari afite urubyaro, Yobu yari afite ntacyo yarabuze na kimwe, ariko kubera yari umukiranutsi, ibibazo byamugezeho, ibyo afite byose bimuvaho, ndetse n'umubiri wari ugiye kumushiraho, yaragiye gupfa, ariko yasigaranye Uwiteka Imana yamugumyeho. Muri make kwizera kwa Yobu kwakomeye mu gihe kibazo. Natwe rero ntabwo nzi ibibazo ufite, ariko ibyanjye ndabizi. Rero Yesu Kristo araduhumuriza,
aratubwira ngo ibyo bibazo byose turimo arabizi, dore ko ibyinshi nabyo binyuzemo n'ibyo atanyuzemo kandi arabizi. Rero aduhengekeye umusaya, aratubwira ngo tuzane ibyacu byose bituremereye, atwihera amahoro. Namara kuduha amahoro yo mu mutima, ntabwo bizaturemerera, tuzasigara tumeze nka Pawulo, nako tuvuge ngo noneho rero ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Dukurikije aya magambo ya Yobu, twabona ko muri make ntacyo twazanye mu isi, twavutse twambaye ubusa nkuko Yobu yavuze, akavuga ati nzanasubira mu nda y'isi n'ubundi aribwo nambaye. Natwe ntacyo twazanye, kandi noneho rero tumenye neza ko uyu munsi wa none upfuye cyangwa ejo wagenda n'ubundi ntacyo ujyanye, kandi no kuzuka ntacyo tuzazukana uretse ko tuzahindurwa tukabona imibiri yindi itabora, tukibonera ubugingo buhoraho. Rero iby'isi twe kubiha umwanya mu mibereho yacu, ahubwo tumenye ko uyu munsi wa none niba uhagaze umeze neza ejo wagwa, niba uyu munsi wa none uri umutunzi ejo wakena, niba uyu munsi ufite ubuzima bumeze neza ejo warwara. Reka rero tumenye kubaho mu bihe bibi ndetse no mu bihe byiza dushyira Yesu Kristo imbere muri byose, twimenyereje kugira za ndangagaciro twabonye ejo ngo tugomba guhoza ku mutima. Nibyo noneho bizaduha urufunguzo rwo kunyurwa, kubera ko dufite Kristo uri muri twe. Hano hari amasomo aduhumuriza, adusubizamo intege mu bihe biruhije, mu bihe byiza. Ni amasomo ahumuriza buri muntu wese. Nakwifuza ngo nyagire ayanjye, nawe nakwifuza kugira ngo uyagire ayawe. Reka tuyarebe. Ufite agakaramu wenda yanayandika akazayasoma yitonze, ntabwo ari gusoma uyu munsi wa none gusa n'uyu munsi wa none gusa, n'ejo ukasoma n'ejo bundi, kubera ko naduhumuriza mu bihe tunyuramo uko bwije n'uko bukeye, cyane cyane ibihe bitatworoheye, ibihe bibi, kandi n'amasomo adutera gukomera. Tureba muri Zaburi 23 umurongo wa mbere, haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ndatekereza ko iryo somo abantu bose bararizi ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka nawe niwe mwungeri wawe, ntabwo uzakena. Isomo rya kabiri riboneka muri Matayo igice cya 6 ku murongo wa 32, iravuga ngo so mu ijuru azi ko mu bikwiriye byose. Ni bya bindi twabonye ngo abapagani bakenera byose, ngo na so mu ijuru azi ko namwe mu bikwiriye byose. Twe kwiganyira, ahubwo tuganyire Data wo mu ijuru, kubera ko azi ibyo dukeneye byose, kandi azi ko ibyo abapagani bakenera natwe tubikenera, natwe bidukwiriye. Irindi somo riboneka mu rwa mbere rwa Petero mu gice cya 5 umurongo wa 7, haravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Irindi somo riboneka mu Filipi igice cya 4 ku murongo wa 19, iravuga ngo Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Aha ni bwanyu bwose, ntabwo ari Imana yanjye izabamara ubukene bumwe, izabakorera ibi ibitabikora, izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ahangaha ni ibyo dukeneye byose, ariko ntabwo ari byo dutekereza ko ari byiza byose, ahubwo nibyo dukeneye byose Uwiteka azi ko ari byiza kuri twe. Byose rero ngo Uwiteka azabiduha byanze bikunze, azatumara ubukene. Ariko nitumenye ko turi abakene, tugasaba kugira ngo Uwiteka aduhe ibidukiza birumvikana. Ikineje rero kurusha ibindi byose ni iki? Pawulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndatekereza ko muri twebwe, reka wenda nivuge ngewe, ntabwo nashobora kuvuga iri jambo ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, kubera ko ndatekereza nkavuga ngo none se nashoboye ibihe. Nkareba mu byo twabonye byose, nkareba none se ko ntacyo nashoboye, iki sinagishoboye. Uwiteka rero abimbashishe nabikubashishe, kugera igihe twavuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, ngo ibyo nashoboye byose nabishoboye kubera ko Kristo ari we wampaye imbaraga. Nta gushidikanya rero, igihe cyose dusaba Imana ubufasha ndetse n'imbaraga, tugomba gusaba dukurikije ubushake bwayo, tukavuga ngo ubushake bwayo aba ari bwo bubaho, ibyo ishaka aba ari byo bibaho kuruta ibyo dushaka, kubera ko ngo ntabwo tuzi gusaba twebwe, ngo niyo dusabye dusaba nabi. Ngo nyabona inshuro nyinshi nta nubwo dusaba ibintu tuzi ko bihura n'ubushake bwayo. Oya, turasaba
iyo duhuye n'ingorane urasaba, warwara ugasaba, wakenera icyo ugasaba, hari n'igihe usaba n'ibidakwiriye n'ibidashobora kugeraho, ariko gusaba tuzi gusaba. Iyaba uko tuzi gusaba ariko twamenyaga no gushima byaba byiza. Nuko rero ngo twige gusaba, ariko dusabe ibikwiriye, tubwire Uwiteka ngo gushaka kwawe ariko kubaho. Ariko twamubwiye byose dutekereza, kubera ko ijambo ritubwira ko ngo n'ibyo abapagani bakenera byose ngo natwe Data wo mu ijuru ko tugira gute tubikeneye. Dusabe, noneho tuvuge, noneho dusabe gushaka kwe ariko kubaho kuri twebwe. Yakobo rero yavuze ko akenshi tudahabwa kubera ko tudasaba, kubera ko ngo niyo dusabye dusaba nabi, ngo dusaba dushaka kugira ngo ibyo dusabye nitubibona tubyahishe irari ryacu. Ni Uwiteka kubera dukunda akabitwima, akaduha ibidukwiriye. Umubyeyi uzi ibikwiriye abana be, ni ukuri. Hano rero hari ibintu runaka tugiye kureba dushobora gusaba dufite icyizere, kuko tuzi ko bihuje n'ubushake bw'Imana. Tugiye kubireba ibintu byanze bikunze dushobora gusaba rwose Uwiteka watwemerera ati ni ukuri nta kibazo, ibi muzajya mubisaba uko mushaka kose rwose, muzi neza ko ibi byose ndabiberetse bihwanye n'ubushake bw'Imana, mujye mubisaba rwose nta kibazo. Tugiye kureba ni ibihe. Gusabira agakiza umuntu dukunda cyangwa inshuti yacu. Iryo sengesho nurisaba uzamenye ko uri gusaba uko Uwiteka Imana ishaka. Ushobora kubisanga mu rwa mbere rwa Timoteyo mu gice cya 2 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4. Hari abantu badakunda gusoma, bakunda kumva, uretse ko nabashikariza kugira ngo tujye tunisomera, byaba byiza kurutaho tukumva ariko tukanasoma, kugira ngo tugenzure nimba abadusomera koko badusomera ibikwanye n'ubushake bw'Imana, badusomera ibyo batahimbye abikuye mu ijambo ry'Imana, nk'uko abibereyo twabonye ngo barigishwaga, ariko ngo ababigishe bamara kugenda ngo bakongera bakigira mu ijambo ry'Imana kureba koko niba ibyo bababwiye ari byo kuri. Natwe rero twagombye kwimenyereza kujya twumva ibyo abantu batubwira batandukanye, basomye mu ijambo ry'Imana, abigisha batandukanye, ariko naka tukongera tukagira gute tukisomera Bibiliya. Reka rero noneho rero wa muntu utarufite akamenyero ko gusoma, reka musomere, ariko ubutaha tuzagendana twese dusome. Reka nsome mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana Umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Muri make Imana ishaka abantu bose bakizwa, kubera ko abantu bose Kristo yarabapfiriye. Ngurifuza rero ko bakizwa bose bakamenya ukuri. Iryo sengesho rero nurisebe ko guti Mana ndakwinginze abavandimwe banjye bakizwe, Mana ndakwinginze abaturanyi banjye bakizwe, Mana ndakwinginze abakozi bagenzi banjye bakizwe, rwose ndakwinginze rwose bahagakiza. Iryo ni isengesho rwose Uwiteka ashaka, ni isengesho ririmo gushaka kw'Imana. Ayo masengesho usenga Uwiteka azayasubiza. Irya kabiri ngo ni ubutwari bwo kugeza ku bandi ibyo kwizera kwacu. Muri make ni ubuhamya. Niba wifite akantu gato uzi wasomye ukavuga uti akantu rwose gafite akamaro, menye ko rwose urubanza ruzabaho, kandi ruzabaho ku bana b'Imana, kuba Imana yaremye. Urubanza ruzabaho, none rubaho mugenzi wanjye agatsindwa. Kandi nari nzi ko hari ibintu yagombye kwihanganira, simbimubwire kandi naramumeshaga ngo turi inshuti, ufite muri telefone, sinshobora kumubwira ibyiza, sinshobora kumubwira ukuntu agomba kugira gute guhunga ubuzima bwa no kuri isi buzamugeza mu kaga, ndamubwira iby'iruhande gusa. Uwo muntu byanze bikunze rero ngomba kumusengera. Ya masengesho rero ninyasenga ngasabira uwo muntu Uwiteka azampa, kubera ko ajyanye n'ubushake bwe. Ni isomo riboneka mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17. Reka tuhasome. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Reka noneho rero turebe ingingo ya 3, kwabarirwa igihe twatuye ibyaha byacu kandi tukabireka. Muri make iyo twatuye ibyaha byacu kandi tukabireka,
rwose mu gusenga mu gusaba ukuvuga uti Mana ndakwinginze, ndaje na byaha byanjye byose urabizi Mana, ejo nakoze ejo bundi nakoze ibi, n'uyu munsi nagize gute, nakoze ibi, navuze ibi, nagize gute, kandi numva rwose umutima uncira urubanza, nasomye ijambo ry'Imana numva rwose ko nzarimbuka ninkomeza kugendera muri izi nzira, none Data ndakwinginze, ndihanye rwose mbabarira, ndihanye bivuyeho kandi uzambashe kutabisubiraho, ndihanye rwose kandi nihaniye kureka ibyaha nakoze. Turabisoma mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 20 kugeza kwa 21. Reka mpasome. Nuko Imana Nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu, imuzurisha amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganya rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo, icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Izi mbaraga zo gukomeza amategeko y'Imana ndazikeneye, nawe urazikeneye. Reka tusabe Uwiteka aziduhe, kandi nuko azatwumva, kubera ko ibyifuzo bye nta bindi, ntabwo ashaka kugira ngo hagire umuntu n'umwe urimbuka, ashaka kugira ngo twese tuzabone ubugingo buhoraho. Irindi sengesho rijyanye n'ibyo Uwiteka yifuza niri gukunda abatwanga n'abatugirira nabi. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 44. Reka tuhasome. Ariko njyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya. Mbese ni itegeko. Aya magambo cyangwa iri tegeko biratworohera kugira ngo tubishyire mu bikorwa? Oya rwose ntabwo bitworohera, ariko noneho tugerageze ubwo tumaze kubibona. Iri sengesho naryo ngo iyo umuntu arisenze, umuntu atinyutse akarisenga rwose, Uwiteka araryumva kubera ko rijyanye n'ubushake bwe, nkuko tubabarira yifuza kugira ngo natwe twige kubabarira bagenzi bacu. Noneho irindi sengesho ni irihe rero? Isengesho ryo gusaba ubwenge dukwiriye gukoresha igihe ibintu bidukomeranye. Tubisanga muri Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 5. Ngo ariko niba hariho umuntu muri mwubuza ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Nidusaba ubwenge butubashisha kwivana muri situation ikomeye cyane tutabasha kwivanamo, tukaba twabuze ibisubizo by'ibibazo dufite, nidusaba ubwo bwenge rero Uwiteka nabwo azabuduha, kubera ko ni ugusaba ibihuje n'ubushake bwe. Irindi sengesho ni ugusaba gusobanukirwa ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Hari igihe umuntu asoma ibyanditswe byera, ugasoma umurongo ntusobanukirwe wose na gato na gato, ejo ukazongera ugafata Bibiliya ugasoma wa murongo ntusobanukirwe na gato. Nta kibazo, ibyo nta kibazo rwose biteye. Uwiteka araturarikira kugira ngo dupfukame dusenge, dusabe gusobanukirwa n'ijambo twasomye, byanze bikunze umwuka azadusobanurira. Uzabigerageza urebe rwose bizakunda. Ayo masengesho rero Uwiteka arayakeneye kugira ngo tujye tuyasenga, kandi ayo masengesho dusenze ameze gutyo turasubizwa. Dusome muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 32 twumve uko hatubwira. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Tuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Tuzakumenya bigenze gute? Tuzakumenya tugukuye mu ijambo ry'Imana, kubera ko ukuri ni Kristo. Ukuri niba ari kumenya Kristo, biri mu byanditswe byera, kandi ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana, ngo bigira umumaro wo kutwigisha, ngo no kutwemeza ibyaha byacu, ngo no kudutunganya, ngo no kuduhanira gukiranuka, kugira ngo tube dushyitse, ngo dufite ibidukwiriye byose kugira ngo dukore imirimo myiza yose. Ni ibyanditswe byera rero nidusaba kugira ngo tubyige kandi tubisobanukirwe, byanze bikunze Uwiteka azatwigisha kandi azadusobanurira. Dufate igihe, mu gihe twahawe ni gito birumvikana, ariko tukigabagabanye, turebe igihe twabanamo n'Uwiteka Imana yacu, kandi no twige kugira gute kumusaba kugira ngo adusobanurire ibyo twiga, kugira ngo tugende dukura uko bwije nuko bukeye. Muri bya bindi wasengeye byose, umaze igihe usengera byose bikaba byaranze kuboneka, cyangwa bikaba bitazigira binaboneka, wifata ute iyo bigenze gutyo? Paulo atubwira ngo twishimire mu Mwami. Naho wasenga ibyo wasabye ukabona bitari kuza, bitari gutungana, ugomba kwishimira mu Mwami, ukavuga uti Yesu ni akazi kawe, uri muri njyewe, nibona bikwiriye ubwo nzabibona, niba bidakwiriye sinzabibona, icy'ingenzi ndi muri wowe, ungenze uko ushaka. Nibyo twagombye, nibyo byagombye kuturanga.
muri cyishoro kitubwira ubwenegihugu bw'ijuru. Muri make turakirangije, ariko reka turebe ibyo dukuyemo twagombye kuzirikana, twagombye guhora twiga kandi tukabizirikana, tukavuga tuti iki cyigisho twakuyemo ibi. Guhora bakira ubuntu bushya, bazagira imbaraga ingana n'iyo bakeneye buri munsi, kandi bahabwe n'ubushobozi bwo kuyikoresha. Muri make guhora bakira ubuntu bushya, bazagira imbaraga ingana n'iyo bakeneye buri munsi, kandi noneho bahabwe n'ubwenge bwo kuyikoresha. Nidusaba imbaraga tukayibona, byanze bikunze ikatuzana mu ijambo ry'Imana, tuzakura imbaraga kandi noneho duhabwe n'ubushobozi bwo gukoresha iyo mbaraga dukuye mu ijambo ry'Imana. Buri mukozi wese ukurikiza urugero rwa Kristo azaba yiteguye kwakira no gukoresha imbaraga Imana yasezeraniye itorero zo gutuma umusaruro wo mu isi ugeze igihe cyo gusarurwa. Imana izi ibyo dukeneye kandi yarabiteganyije. Imana ifite inzu y'ubutunzi bwo gukenura abana bayo, kandi ishobora kubaha ibyo bakeneye byose mu bihe barimo byose. None se nukubera iki tutayiringira? Nukubera iki tutayiringira iyo Mana? Yahaye abana bayo amasezerano y'igiciro cyinshi izabasohoreza nibumvira amategeko yayo. Nta mutwaro n'umwe itashobora gutura umuntu, nta mwijima itashobora kwirukana, nta ntege nke itahinduramo imbaraga, kandi ntabwo bitashobora guturisha, nta cyifuzo itashobora kuyobora kandi ngo isobanure impamvu zacyo. Nta na kimwe muri make n'Imana ishobora byose. Ntabwo tugomba kwihangaho amaso, ntitugomba no guhanga amaso ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu niyo baba bakomeye bungana iki. Ntabwo tugomba kugira ikintu na kimwe duhangaho amaso. Tugomba guhanga amaso kuri Yesu Kristo wenyine gusa, we banze ryo kwizera kandi akagusohoza, kandi yatubwiye ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data, ntawe ujya muri kiriya gihugu ngo abone buriya bwenegihugu Kristo atamujyanye. Uko turushaho gutinda rero ku ntege zacu, ngo niko turushaho kubura imbaraga zo gutsindisha. Muri make twe gutinda ku ntege zacu, twe gutinda ku byatubayeho, twe gutinda ku byabayeho mbere, kuko Paul yavuze ngo yibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere. Natwe ibyo twe kubyitaho byose, ahubwo turebe Kristo uyu munsi wa none. Kristo uyu munsi wa none anshobora iki, agushoboreye iki? Twamaze kubona ko ashobora byose. Rero duhanga amaso kuri Kristo, ni ushobora byose, azatubera byose. Dutangire uyu munsi, ni ukuri tubyimenyereze, azabikora. Amasengesho yacu azumbirwa, kandi noneho rero tuzisanga twageze iwacu muri cya gihugu. Noneho reka ntibakumbuze, ni igihugu tuzaba iteka ryose. Ntawe uzababara, ntawe uzarira, ntawe uzarwara, ntawe uzapfusha, ntawe uzicwa n'inzara, ntawe uzakenera amaviza oya ajya ahantu n'ibiki byose oya, ntawe uzakenera guhunga, nta nduru zizaba mu miryango, nta ntambara zizabaho, nta byorezo. Ni ukuri ndagukumbuje aho tuzahabane mu izina rya Yesu, amen. Data ukiranuka rero, warakoze yabanye natwe Data mwiza muri iki cyigisho kidukumbuza Data mwiza kuzajya muri gakondo yacu yo mu ijoro. Data izina ryawe rihabwe icyubahiro, maze rero Data wera turabanyantege nke Data mu buryo bwose, buryo bw'umubiri no mu buryo bw'iby'umwuka. Ari twebwe rero Data, ndetse nabo tukubwira, ndakwinginze tubashishe kujya dusaba ibikoranye n'ubushake bwawe, kandi Data mwiza ujye ubiduha kugira ngo tubeho nk'uko ushaka kandi nk'uko ukunda. Data rero ndakwinginze, abo tukubwira uko bwije n'uko bukeye, Data mwiza ujye udushyiramo ibyo kuvuga bikwiriye, tujye tuvuga ibyo dushobora no gukora, kugira ngo tubere abandi urugero, kugira ngo tuzakizanywe, tuzabane mu bwami bwawe. Ibyo ushaka, ibyo ukunda, ibyatuma ukomeza guhabwa icyubahiro byonyine gusa Data mwiza. Ndakwinginze ngo biduhere ubuntu, kandi biduha n'abakunzi b'umusaraba bose, mu izina rya Yesu, amen.